ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Wabanye nanjye mu bihe byiza no mu bikomeye, unyitaho Yesu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Yezu Kristo akuzwe, bakristo bavandimwe duhuriye kuri uru rubuga. Dukomeje kubasomera igice cya nyuma cy'ibonekerwa rya Valentina Nyiramukiza ryabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1990 i Kibeho. Iryo bonekerwa ni Yezu ubwe waganiraga na Valentina. Aho tugeze rero twumvaga Valentina abaza Yezu ati, ni kubera iki mumbwira gutanga umugisha kuriya, kandi mwamara kubimbwira mukambwira n'ariya magambo, ni ukubera iki? Ati, abantu usanga bambaza ngo mbese amagambo uvuga ko hari ayo utongera gusubiramo. Yezu rero yamuhaye igisubizo cyiza kandi gitomoye, amubwira ko atanga uko ashaka n'uko abishaka, kandi abiha uwo ashaka n'igihe ashakiye. Ku bafite igitabo tugeze kuri paje 167, jyewe wasomera nitwa Louise Habimana Uwera. Abaza ku cyo abwiwe atumvise neza, arasubiza ati yego. Asubira mu byo abwiwe ati, yego ndabizi ko inkoni itica ivuna igufwa, ariko se ryo ko rivunika? Ese nk'ibyo wabibwiwe n'iki ko inkoni ngo ntizica? Ntacyo mvuze ntiteranya. Arabaza ati, ubwo se ndabasubiza ngo iki? Asubira mu gisubizo ahawe ati, ibyo wambwiye, ariko se uriya mugisha wo uvuga iki? Asubira mu gisubizo ahawe ati, uvuga uko ushaka n'uko ubishaka n'igihe ushakiye. Ati, umara iki se? Hari abavuga ngo babahaye amazi, ngo abandi bayabateye, ngo ubwo abo bahaye amazi ni abanyabyaha, ngo abo bayateye ni abanyabyaha buhoro. Ubwo rero nagira ngo njye nsobanura hato, mutazanagenda mutansobanuriye ngasigara mu cyeragati. Atega amatwi avuga nk'utumwe ku bari aho ati, ngo byonyine no kuba yaje kubasura nawo ni umugisha. Ntimukawubyiganire kuko umugisha wose urareshya. Atega amatwi abaza ku cyo atumvise ati, ubu se ndi gukererwa? Ndazivomerera n'imbaraga nyinshi, ariko numara kumpa icyo kunywa da, nta kintu najya kuvomerera. Ujya gutera uburezi arabwibanza. Ndanywa intama izi gusa, ariko ninzajya ngera ahantu naniwe, nzajya ngenda nsomaho kugira ngo ndusheho kugira vuba, numva mu kanwa hahehereye. Abaza ku cyo abwiwe, agisubiramo ati, uramfasha?
none se wowe ko wijuse njyewe ndijuse? Ntabwo wariye? Ubundi se urarya? Adandabirana nk'uwenda kwitura hasi ati, ubu se urabona iyi nzara yaza kugeza hehe? Aratambuka maze mu bintu byose biri aho ari byinshi abitoranyamo agacuma, akora ku kimenyetso cy'umusaraba ati, urakoze. Ashyira ku munwa ariko ntiyagumishaho, agasubiza aho yari yakavanye, afata kandi ashyira ku munwa asomaho intama imwe ati, nywa nawe wumve. Ako gacuma kari karimo n'umusaraba muto nyirako yashyizemo agira ngo ataza kuwubura. Agasubiza aho akavanye, yongera gufata akandi gacuma mu bintu byose biri aho, ashyize ku munwa ati, ariko iwanyu niba mwenga inzoga byanyobeye. Ibyo muvomesha byose ni inzoga gusa. N'iwanyu burya mujya munywa? Njyewe ntabwo nywa inzoga dashwi. Ubu se naba umusinzi ntarataha nazagera iwacu? Nakwemera nkavomerera nta kintu nyweye. Yongera kwinukiriza asomaho ati, nywa wumve. Agasubiza aho yari yagakuye, nanone mu bintu biri aho afatamo akandi gacuma, asoma ku mazi akarimo ati, yaba nayo, cyangwa mwanjijishaga kugira ngo ntaza kubanywera kuri ya divayi yanyu? Umva rero, sanze ari ka gacuma nakamena. Banyeretse amafoto ngasanga nikoreye uducuma nk'umusinzi. Noneho ka gacuma yari agacigatiye, agakubita ku munwa, agotomera amazi akarimo, ariruhutsa ati, Yezu we, uzi ko biriya byarimo ari inzoga? Niba ari divayi iwanyu muhinga, iwacu ntihaba. Ni amazi nk'aya ngaya ahibera. Noneho ka gacuma yasomyeho akumva amazi arimo ahumura nk'inzoga, aratambuka agasomyaho Padiri Vianney Niyirema. Ako ni ka kandi kari gashinzemo umusaraba. Valentina arabaza ati, ariko se papa, ko mumbwiye ngo ningende mpe uriya muntu wanyu, menya hari abantu batwumvirije, ndabyumvise. Uwo muntu avuye he ko twari babiri? Ngo nimuhe nawe akumvire? Ufite se abantu bagukunda ku mpande? Kandi simbeshya koko birimo. Mushyiramo rero inzoga kugira ngo twe kuyinywa, mubone ukuntu muza kurara inkera mwinywera. Araseka. Abaza nkaho atumvise neza icyo abwiwe. Amaze kugisobanukirwa, agenda agana Padiri Misago, nawe amusomya kuri ka gacuma. Aremera aranywa. Arangije agasubiza aho yari yakavanye n'umusaraba wako, ahera ko afata kandi kandi yanyweyeho akumva karimo amazi. Yongera kugotomera akuye ku munwa ati, nta naho inyota yari yajya. Ndemera agacuma ngatahane. Abaza nk'utumvise icyo abwiwe ati, ni agacuma ye, cya gihe mwarambeshye ngo ni akabindi. Mu ifoto nsanga ni agacuma kabi koko. Abaza nk'usubira mu byo abwiwe ati, noneho ni akabindi keza? Arongera ati, twa tundi tw'iwanyu nabonye. Noneho avuga cyane ati, ariko turiya muduterekamo inzoga. Ningera i Kibeho nicyo kintu cya mbere nzababwira. Yongera gukubita ku munwa, aranywa. Arangije ati, Imana ishimwe, reka noneho njye gutangira mvomerere, ariko ndagenda nsomaho dukeya. Byose ndabitwara kandi byose ndabikora mbirangize. Abaza nk'usubira mu ijambo abwiwe ati, ntabwo nabishobora, reka noneho nywere rimwe. Akubita agacuma ku munwa, yongera kugotomera. Arangije ati, urakoze nyagasani. Aratambuka agasubiza aho yari yakavanye. Noneho amera nk'aho imbaraga yari afite
zimushizemo, aza kuvuga ati ariko ntacyo, icyo umuntu yemereye undi arakirangiza. Ajyana akaboko mu tujerekani turi aho, ubona ashakisha ako yafata, akabonye ati umva rero, iyo abantu bagiye kujya ku rugamba barasezerana, ntawe utaba undi mu nama, wambwiye ko umfasha, ninumva ananiwe ndamenya ko ndi gukora njyenyine, ndahita ngenda. Aratambuka afata ijerekani, arakaraba n'ubwira bwinshi, arahindukira yerekana intoki ze, aherako aratambuka, noneho afata akadobo karimo amazi, ashyiramo intoki, anywesha urushyi inshuro ebyiri amazi akarimo, maze atangira gutera abantu, akajya ashibura ati ndagenda ntera dukeya, niho tugira vuba vuba, naho ubundi ugiye kuvomerera rumwe ukaruha amazi menshi wazararamo ndakubwiye, nuko wowe utabimenyereye ntiwazabivamo. Usanga hari ahantu hari indabo nyinshi, uvomerera umuzi umwe, ahandi akazajya agenda atemberamo. Abaza nk'utumvise neza icyo abwiwe ati nutabikora gutyo urarara aha wenyine, njyewe ndavomerera igipande cyanjye. Avuga nk'usubira mu ijambo abwiwe ati turafatanya. Noneho atangira gutera abari hafi ya podiyumu ati ningenda ngira byinshi gutya najya mpora ngaruka, gusa urumva koko nahora ku iriba boshye igikeri? Ugira se ngo ni ubute? Reka da, ahubwo ni ubwenge, kuko ningira gutya nkavomerera gutya arabakwira hose, arabakwira ye. Avuga nk'usubira ku cyo abajijwe ati abantu ariko ubwo koko mbyemere ko ari indabo? Ese reka nkubwire, ndabikora. Ko hari igihe mwigaragariza nk'undi mwana akavuga ngo ni indabo kandi akaba ari twe atera amazi, aho nanjye ntibyaba ariko bimeze? Twebwe ugenda ukora uhindura ku buryo noneho iwanjye hahindutse indabo? Araseka ati noneho mfate rumwe nduranduze? Atega amatwi gato arasubiza ati oya, ntabwo ubwenge bunduta, ahubwo nta n'ubwo mfite. Ndabyemeye n'indabo, ariko urwo nzajya nyuraho nkarwica ntuzandenganye. Abaza ku cyo abwiwe nk'ugisubiramo ati zose urazikunda? Ati oya, ndareba nk'akarabo kapfuye njye ntaruka. Ubwo ako mbese n'ubundi ntacyo kari kuzakumarira, ntabwo kari gateze kuzamuka ngo mugace mugategure. Abaza nk'usubira mu ijambo abwiwe ati nikabona amazi kazazamuka? Avuga atangaye ati yewe n'abantu. Abaza nk'utumvise icyo abwiwe ati ntabwo mbeshya n'indabo? Ariko koko n'ubundi zishobora kuba ari indabo, none se nka biriya bibindi yewe ni indabo koko? Yitegereza hirya no hino mu kirere ati uzi ko arizo koko? Ariko nabonaga mumbwira nk'undi mwana ngo ni indabo navomerere, nkabona ni twebwe ari gutsibagura amazi, nkumva ko rero mutunyanganya. None burya njyewe munyereka indabo ndabyemeye, reka nzivomerere neza rwose, ariko turakora bya bindi, ururabo ruzazamuka ntirugombera guhongererwa. Asubiza ku cyo abwiwe ati gutya? Ariko nawe ugira impuhwe usubize amaso inyuma, nta mbaraga mfite, uca inkoni izamba rwose, sibyo? Oya ndabikora.
hose nzagera hose mu bantu bose nirengagije bose mbagezeho ubutumwa Mariya mwiza mubyeyi wacu nawe shamo naje we imbere yawe nanjye nzagutumikira Mariya mwiza mubyeyi wacu nawe shamo naje we imbere yawe nanjye nzagutumikira naje imbere yawe nanjye nzagutumikira naje ubwo noneho atangira gutera amazi ati aho navomereye nzajya mpashyira mu mutwe simpasubira ariko ndahashyira menshi agiye agwa ahatari ururabo azajya ashoka atya azenguruka podiyumu atera amazi akagira ubwo ayashibura akagera kure ubundi agasubiza akaboko inyuma aza kugira ati ndumva ananiwe ndumva naninaniriwe reka njyane ibibindi byinshi nazajya ashira njye nkoresha ayandi kugira ngo ntazajya ngenda ngaruka kuvoma vuba aha abaza ku cyo abwiwe ati ni ubute noneho akajya atera ayashibura akagera kure aza kuvuga ati ariko ni uko ari ukwihamba ubundi nta mbaraga mfite pe imbaraga rero zose nzivomerere wumirwe abaza ku cyo abwiwe ati ntabwo nzavoma vuba mpa imbaraga rero nirukanke nta na rumwe ngwira n'akaguye ndakegura asubiza ku cyo abwiwe ati reka noneho mvome nuzuze agana ijerekani nini yuzuye amazi arayibatura akoresheje akaboko kamwe arayipfundura amazi yayo ayacuburira mu kadobo kamaze kuzura aragapfundikira asubiza ibintu byose mu mwanya byarimo amashusho ndetse n'iyo jerekani aho yari ayikuye arahindukira ati ahasigaye tugende icyo umuntu yiyemeje arakirangiza pe ndabyemeye ahera ko amanuka kuri podiyumu ajya mu bantu abatera amazi biratinda ubwo hakaba hari abantu benshi bavuye muri Zayire hagati aho baba baririmba indirimbo zisingiza Imana mu rurimi rw'iwabo Valentina abagezemo aririmbana nabo muri urwo rurimi arashyira agaruka kuri podiyumu ahageze ati papa nakoze uko nshoboye kose umenya nta na rumwe ntavomereye koko ariko se biriya bintu umbwiye kuririmba ni ibiki abaza nk'utumvise icyo abwiwe agisubiramo ati umuntu wese arishima ni ikihe kirimi atega amatwi noneho avuga nk'utumwe kubari aho ati ngo mwese uko muba mwaje muzinduwe n'Imana mujye muba bamwe mu Mana Data ishobora byose muvuge namwe mwishime kimwe yaba umunyarwanda yaba umurundi yaba umuzungu yaba umuzayirwa mwese muri bamwe kandi mwese muri abanjye abantu bakoma amashyi bishimye naho we atangira isengesho mu kirundi ati waramutseho Mariya
n'umukama muri kumwe n'umwana w'inda yawe arahezagiwe. Mariya mweranda mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twebwe abononyi, kuri ubu n'igihe tuzopfe tukwizera. Amina. Iryo sengesho arivuga no mu gifaransa ati: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ati ngo mwese muri bamwe mube umwe. Arivuga no mu Kinyarwanda ati: Ndakuramutsa Mariya, wuzuye ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Avuga asubira mu byo abwirwa kugeza ku bari aho ati: Bana banjye, si indimi nashakaga kubigisha, ndashaka kubumvisha ko mwese muri bamwe, umwe ku wundi agahura nawe ati: Yezu akuzwe, undi ati: Iteka. Valentine ati: Urakoze. Akomeza gutega amatwi, noneho avuga mu gifaransa ati: Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, prenez au paradis ceux qui ont besoin de votre miséricorde. Abivuga no mu Kinyarwanda ati: Yezu wacu, tubabarire ibyaha byacu, uturinde umuriro w'iteka, igarure roho z'abantu bose, uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku zikeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri muri purigatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Avuga no mu Giswahili ati: Kwa jina la Bwana na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Noneho araririmba ati: Salamu Marikia, salamu Marikia, salamu. Salamu Marikia, mtoto wa muluma mzima, utamunama tunamaini ati salama. Marikia salama, Marikia salama, salamu Marikia, mtoto wa uluma uzima, utamumunama tumaini. Yezu ashimwe. Atega amatwi noneho aririmba mu Kinyarwanda ati: Yezu wemeye gupfa umeze nk'intabwa, ubwo twari dukwiye ni wowe rwahamye, abo babisha bawe ntibagusoneye, tweho turagushima tugushimagiza. Oh
atega amatwi asubiza ku cyo abwiwe ati ariko se ko nari nazirangije. Noneho atambuka aririmba, afata agacuma karimo amazi avuga ababaye ati ariko nari nazirangije, nta na rumwe nari nasigaje. Amanuka kuri podiyumu ajya mu bantu abatera amazi. Agarutse kuri podiyumu aha uwitwa Damascene wahoze afata videwo ka gacuma ngo anywe, amusomesha inshuro 3. Amazi make yasigayemo Valentina aba ari we uyamaramo, ubona ko akoze ibyo abwiwe. Ka gacuma agasubizamo amazi ayakuye mu kajerekani, asanga umuntu utajya asiba ibonekerwa aturutse muri Uganda witwa Anthony, amuhesha urushyi, nanjye arampa. Uwo ni Dominiko Makeri wivuga. Asukira na Victory inshuro 2 ku mashyi ye ngo yihe. Aha n'umubikira w'umwizeramariya uri inyuma y'uruzitiro rwa podiyumu aha musanze. Aha n'umuhungu w'umusore, aha n'umwe mu bazayiruwazi. Agarukana ingufu nyinshi kuri podiyumu. Ka gacuma agasubiza aho yari yakavanye, ubona nta mbaraga gifite. Ariruhutsa ati sinjye ndose ndangiza. Ariko se papa, ko hari abantu benshi bantumye, nshobora kukubwira ibyo bantumye? Atega amatwi maze arabaza ati ubwo se kuki umbwiye ngo ujye ubwira nyoko? Iyo umbwira ko bidashoboka, mama nzamubwira ko umurwanya, ko ibintu byose tukubwiye ngo nyoko nyoko. Yewe none se ariko nibyo. Avuga gahoro ati tubyihorere utanyiturira hasi. Araseka asubiza ati izo wambwiye zose, hose ahantu hose wambwiye nahageze, nasigaje. Atega amatwi aza kwiruhutsa umunaniro ati umva ko ari amashitanira, ariko se amashitani yakoresha umuntu nk'isasu koko? Ariko nayo agira imbaraga, ariko aragatsindwa n'agasani. Sinyifuje. Ubu uratashye, si ubwo uzagaruka ryari? Asubira mu gisubizo ahawe ati undi mwaka iki gihe? Aratangara ati ariko nanone ni vuba. Asubiza ku cyo abwiwe ati ndabyibuka ko ari wowe, ari na mama mwambwiye ko ari jyewe uzasigara ku ibere, kandi mukambwira byinshi, mukanyerekana byinshi. Mama yabimbwiye kuva ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1982, ubwo yari amabonekerwa ku nshuro ya 2. Ariko kubera ko nta kintu nari nakamenya, n'ubwoba nari mfite no gushidikanya, numva ko atari nawe. Yewe tubyihorere, ibya kera tubyihorere. Mwebwe mwabimbwiye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1983. Wa munsi sinzabyibagirwa. Ubwo rero ndacyabizirikana. Ubwo ngubwo nzareba, ariko ubwo umenya muzansezeraho nabi. Reka nkubwire papa, ko ngize amahirwe mukaba mwaranyeretse, kandi ndi umunyabyaha, nta naho mpuriye n'abandi. Nimujya kunsezeraho ntimuzanteguze, muzahite muza mumbwire muti turagiye, kuko mubimbwiye ngo tuzaza iki gihe n'iki, ntubona uko meze nk'urwaye bwaki, nazongwa noneho abantu bakanyanga. Muzaze mumbwire muti turatashye, kuko murafite ubwoba ko muzambwira ngo tuzagusezeraho igihe iki n'iki, bigatuma mpangayika. Usibye ko abantu benshi bavuga ngo ariko Yezu na Bikira Mariya ko batinze mu Rwanda,
ahandi barahabonekeye ibyumweru, ugasanga bari kubinuba. Njyewe ku gitima cyanjye nkicinya nti icyampa bakahasazira. Uzi kugira ngo umuntu akwinube akakwinuba ataranagutumiye, abantu ni abarwayi, warizanye uzijyana. Usanga bamwe baremerewe ngo mwaratinze. Nizere ko komisiyo nayo itarambirwa, muzajya mubaha imbaraga kandi nabo bazajya barushaho gusenga kugira ngo mubereke ukuri uko ariko, kuko bumvise amagambo y'abantu kuyoma. Noneho abantu baravuga bararema nk'Imana. Nakubwiye ko babuze umwuka mbese, ubundi ibindi byose 100%. Sinagutekereje ukuntu umugabo twajyanye mu itagisi twicaranye yicaye ibumoso bwanjye agenda ntuka, agahinda karanyishe, ariko kanyishe amaze kuvamo. Umva, sinasubira mu bitutsi, ariko yaritonze koko. Iyi tagisi yari yuzuye, nta muntu n'umwe wari unzi. Aravuga ngo kanaka nzi, ngo uyu nzi, ngo yuyuyuyu, ngo n'ikimenyimenyi yigisha aha n'aha. Ntekereza ubwo bwarimu n'ayo mashuri aho nayakuye, ubwo nabonye nta wundi warubonye. Nuko aravuga koko, arantaka. Ariko amaze kuntaka arangije ndamubwira nti ariko wa mugabo we, igihe wahereye, ariko niba naramubwiye nabi rwose ndagusabye ngo umbabarire, sibyo? Ndagusabye rwose umbabarire. Cyakora cyo byaje nk'ako kanya, kandi ku isi nta muntu bitabaho. Ariko nabivuze avuze ahantu aza kuviramo. Ubwo se wa mugabo we, ko wavuze tukaba tugejeje amasaha angahe uvuga wenyine ntawe ugusubiza, kandi abagabo ko bagira amagambo makeya nkawe uyakuye he? Nari nzi ko havuga abagore, none nawe ubaye injajwa. Ni kubona utinyuka ukamvuga. Ubwo ibyo nibyo nakubwiye, ibindi nawe warabyiyumviraga. Narumiwe ahubwo ndavuga nti ariko abantu koko umenya bafite akantu. Noneho ndamubwira nti ubwo se uwo muntu uvuga uramuzi? Ngo rwose wa mukobwa we, rwose mbabarira, ngo njye ndamuzi imbona nkubone, ngo n'ubu umuntumyeho nagutumikira. Ndamubwira ntumva, rekeraho, wamuvuze byarangiye, ni njye kandi wamvuze utanzi. Ndakubabariye, ariko ntuzongere kujajwa. Ni kuko ibyo bintu byose wavuze abantu bose bo muri iyi modoka ari wowe bumva, byatumye utera n'abandi umutima mubi. Ni niba uri no mu yindi dini, komeza idini yawe izakurokore, n'indi izakurokore. Noneho arangije arambwira ngo wowe, ngo ya ngo wiyitirira we. Ndamubwira nti ndeba amazina urebe n'ifoto urabona ari jyewe, ariko ntuzasubire. Ndi umunyabyaha, sindi intungane, ariko ibyo byose ntabwo bivuze nk'uko ubizi. Ndangije aramwara, abantu nabo batangira kumukubita. Ndababwira nti mwokagira Imana mwe, nimumwihorere, buriya yarangije urwe, urwamukubise rwamuhamije kare. Ndangije iryo jambo ndakomeza ndigendera. None rwose ndagusabye, nari narabyibagiwe, niba naramututse nkamubwira nabi, rwose ndagusabye uca inkoni zamba umbabarire. Ariko gihe nanjye si njye, ni umujinya nari mfite, kandi no mu mutima nta byari bihari, byaje hushu, kuko n'ubundi nari kumwihorera. Ariko umbabarire, sibyo? Urakoze. Akora ku kimenyetso cy'umusaraba, atega amatwi akanya, atera dawe uri mu ijuru. Irangiye ati
ariko se ko mutambwiye, nkomeze nsibe no kurya mbyihorere n'ubundi ni ibyoshyo. Ntubona iyo umuntu arya aranduranya akagira n'umururumba, akarya ntahage. Nk'ubu nari mfite amahoro. Abaza ku cyo atumvise neza, asubiza agira ati, muzi kuva cya gihe mwambwiye ngo ibyo mwambwiye byose nzabisuzume kuva mu ntangiriro kugera mu iherezo. Mumbwira ko komisiyo nibaza kumbaza nzababwira ko hari igihe kigenewe cyo kuvuga byose. Murambwira ngo muri icyo gihe kuko hari ibyinshi baciyeho byari ngombwa batazi, ngo niyo mpamvu mwabikoze gutyo. Nanone nkababazwa n'ukuntu abantu bagiye bavuga ngo nari mfite amacupa y'amavuta mu mufuka ngo ya surufu, ngo ayandi abagore b'i Kigali ngo nibo bayampaye. Nkayoberwa, nkibaza impamvu iryo cupa batarikuyemo ngo baryerekane, nabyo bikanyobera kandi bigahamya abatari bahari kuri uwo munsi. Nuko ariko umuntu aterera agati mu ryinyo, ugafata uko ikintu cyose kije nta gutandukira. Usibye ko njye byanshimishije kandi na n'ubu bikinshimisha, kuko icyo gihe hari kuri iyi tariki nk'iy'uyu munsi ari mwe mwaje, nuko mama asaba kunsuhuza arambwira ngo agiye kumpa urwibutso. Urwo rwibutso rwaranshimishije kandi ambwira ko igihe nzababara cyose, nkababara mfite ikintu kimbabaje, azajya aza amavuta nyine. Numva ko nta n'icyo binambwiye, nibashake bazavuge ko ari ibyo nkotora ngashyiraho, ntacyo bimbwiye. Uhana uruhu ariko ntuhana umutima, kandi uhana uwahanutse ukamukurikira mu nyuma ugahaba, ngo kandi uhana uwahanutse ukamukurikira mu nyuma ugahaba. Arahigima ati, none se nabigenza gute? Nanjye nemeye ko ari surufu, mubeshye se? Ubwo se none se ko babinyemeje, ubu se nazana amavuta nyapfumbatije nkazagera hano amasaha agashira ari 10 nta muntu urayabona? Iryo cupa se najya kurikura mu mufuka batari kundeba? Uzi ukuntu baba bareba abantu b'ikibeho? Ego Bikira Mariya, barareba ntaribasobwa na rimwe, umurongo ku murongo, ijambo ku rindi, niko biba bimeze. Atega amatwi akanya ati, rusibye aho ruzanyura, yikiriza ku cyo abwiwe ati, ubundi usuhuze mama, mubwire ngo imvura iguye nisubira. Erega nanjye imigani ndayizi, ahubwo nakurusha nuko ntabishobora. Atega amatwi asubira ku cyo abwiwe ati, none se ntiyemeye? Nabivuze nti, ubundi kugira ngo utagenda vuba nkagumya nzana utugambo, ariko nta kintu mwambwiye kizankomeza. Icyo nzahura nacyo, niba ari ingorane niba ari ibyishimo, sinakubeshya nta ngorane ngira, ko mpora ndi mu munezero. Abaza nk'utumvise icyo abwiwe ati, none se wagira ute? Avuga buhoro ati, ushobora kwereka abantu ko wishimye kandi ufite ikintu kikubabaje. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu wese abone ko wapfuye, ufite ingorane n'ibibazo byinshi. Ubu se najya kuvuga ngo ibi n'ibi, buriya ga ntabwo uba ubwira umwe, uba uha rubanda. Nk'ubu nshobora kuvuga nkakubwira twose nkarangiza, naranguriza bene kundanguriza nabo ngasanga rero byabaye ibindi.
abaza nk'aho hari icyo abwiwe ati kuvuga si ukuranguza, urabika bigashengura hato rikazajyana, sibyo? Nawe wibwirize, aho usigaje nahawe. Atega amatwi gato ati urakoze. Yongera gutega amatwi umwanya ati oya ye, nzabikora, ariko ni ukugerageza mukazanabimfashamo. Ubwo yari ahagaze ahita apfukama atera isengesho ryangwa n'Roho Mutagatifu. Rirangiye nk'aho ari Yezu ubwe ubwira abari aho ati bana banjye, mbifurije urugendo rwiza, aruhura n'ingorane yihangane, ariko ntazo uko mwaje nimuba ariko mutaha, hagire icyiyungura haba mu mutima, haba mu bikorwa, haba mu kuri cyangwa mu binyoma. Ubwo ndababwiye ati Imana nisingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Hubahwe Imana Data. Abisubiramo inshuro 3, hanyuma areba mu kirere aho uwo bavuganaga arengeye, yihupfura mu maso, yinanura cyane nk'uvuye mu bitotsi. Asigara yumiwe nk'ubuze uwo bari kumwe, araranganya amaso, yicara hasi nk'uvuye mu bitotsi. Ibonekerwa rirangira ari 1:56. Bakristo bavandimwe namwe inshuti za roho nyir'ukuri, turangije gusoma umusozo w'ibonekerwa rya Valentina Nyiramukiza ryabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1990 i Kibeho. Ubutaha rero tuzakomeza tubasomera ibonekerwa ryo ku itariki ya 15 Gicurasi umwaka w'1990 i Kibeho. Uwo munsi Yosefa Mukamana yasezeweho ku mugaragaro na Yezu Kristo umwami wacu. Mwakoze rero kudukurikira no kudutega amatwi, murakagira abababyara kandi namwe murakagira abo mubyara. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.